Muraho ndabasuhuje, njye ubasuhuza nitwa Pacifique. Dore breaking news igezweho muri aka kanya ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, iziri gucicikana hirya no hino. Ibintu bibereye muri Lake Kivu ni akasamutwe. Abarobyi bamanutse cyangwa se babyutse baje mu kazi kabo ka buri munsi basanzwe bakora, baroba amafi muri Lake Kivu. Mu kugenda umwe yitwaje imbwa yo mu rugo biri aho ngaho, ayijyana kuroba. Akigera mu kiyaga atangira akazi ke ka buri munsi. Ibimubayeho biteye agahinda cyangwa se biteye ubwoba. Nkwaye ikaze muri iyi nkuru igezweho muri aka kanya, yavugishije abantu batari bakeya. Wowe ugeze kuri channel bwa mbere, ndagusaba gukanda kuri buto subscribe, like, share ndetse na comment kugira ngo breaking news nk'izi ngizi uzajye uzibonera igihe. Mbahaye ikaze. Dore ubwo abarobyi bajyaga mu kiyaga batangiye kuroba, batangiye gushora inshundura zabo mu mazi ngo barebe ko bahaha. Mu kuzamura, dore ikintu kizamutse giteye ubwoba cyane. Uwa mbere yazamuye, azamura ikiyoka cyasamye, kigiye kumurya, haburaga gatoya ngo kimufate. Kubera azi koga yahise yiramburagwa nko hakugira iyo aroga. Imbwa nayo yahise yiterera mu mazi ihangana nacyo. Nawe reba muri taburo ukuntu byari bimeze. Imbwa irasamye n'ikiyoka kirasamye cyane. Abantu bari aho bahise bahurura barumirwa, baravuga bati se biraza kugenda bite? Inzoka yahise yizinga nayo ishinga izosi. Imbwa nayo si ukwasamira, asamiranamuka cyane. Ariko kubera ukuntu cyari kingana, abarobyi byahise birukanka baje guhagarara nko hakugira iya ngo barebe ibyo ari byo cyangwa se ukuntu birarangira. Gusa bavuga ko ibi bintu atari ubwa mbere byaba bibaye muri icyo kiyaga, usibye yuko zitabwa zingana gutya izi nzoka babonagamo. Bavuga ko ari ikibazo giteye ubwoba cyangwa se giteye impungenge kuri aba barobyi, kubera ko zishobora no kubarya. Guys, ibi byatumye abashakashatsi batangira gukora ubushakashatsi muri icyo kiyaga ngo barebe ko haba harimo izi nyamaswa z'inzoka. Abandi batari ko ntabwo byashoboka kuko ntabwo zabana n'amafi. Ati ibyo bintu ntabwo byaba bishoboka. Ibi ni ibintu abanyarwanda twese turi kwibaza y'ukuntu iki kibazo kiraza gukemuka, abarobyi bakajya mu kazi kabo bafite umutekano cyangwa se bizeye. Reka ngushimire ko wabonye muri breaking news ukaba kandi kuri subscribe. Ndagushimiye. Ciao ciao.